Hello? Hey, Sandra. How are you? How are you? I'm okay, how are you? Good. Ntabwo unzi nitwa Godfather. Amakuru yawe? Ni meza. Mpereza izo video ndebe. Ntabwo ari kwivanga mu bintu. Ntabwo nazishyira hanze please. Ntabwo ndi buzishyira hanze. Ngiye kohereza twari tukiri mu kabari. Banange wampaye video zose sheri. Amakuru mfite mwabantu mwe ateye ubwoba. Ubutabazi bwanjye kuri uyu mugore bwageze kwa Muhozi ategeka ko uyu mwana ataha. Wizongiye amaze gusinda buri gihe aramucyurira ngo ntabwo uri mwiza ngo abana beza bahari. We warambeshye ngo uri Miss, ngo abaye Miss Rwanda, mperere nsanga ntabwo ugeze uba Miss. Kawiza kirere ngo uzabona ikizakurikira. Imodoka ni wizo wayimennye. Yamennye ikirahure cya mbere. Noneho Teta nibwo yarakahita asara nawe itamena kubera yarakiri mu businzi. Ariko ni wizo watangiye ayimena. Yamenetse se ni yande niye mugore cyane. Teta indi wizaherwa kumugurira. Yaragiye no kwitwika baramufata. Yamuguriye imodoka bayishyiraho plaque yitwa Sandra Teta. Uzi ko Teta Sandra ubu adashobora kuba adafite wizo. Ko mu minsi isengera ndiyo na Emi twabaga muri hotel ya Chameleone kandi twabanagamo n'ubundi naba ngaba aribo bamanaginga nyine hotel. Kuno bamiranye neza bameze neza batasinze ariko iyo basinze. Sandra arakubita bro. Sandra nabaga. Ni ukuvuga ngo hano Sandra we Kejo, urabona ko Sandra yamaze kugera ku yindi level we adakeneye no gutaha. Sandra uko yenda kose azakubita umuntu na Chameleone waza gukiza azabagonga. Azongeze muri amvune ya Chameleone yakize. Mama ya muri Sandra we ntabwo afite gahunda ko uyu mugabo azongera kugenda ku maguru kweta murangiza. So gahunda ni ukumumena amaguru ubundi akajya amutunga nk'ikimuga. Nose Chameleone afite bangahe? Ejo ni hari umudije kazi wina bari bagiye kwibambarika. Gongwiki. Yagiye kumura hafi cyumweru. Ndababwira ukuri Sandra numwe mu byamamare abanyarwanda mwahaye umugongo cyangwa uko kuburinga abantu. Sandra byamugize ingaruka kubera abanyarwanda. Sandra uyu mureba Sandra yagize ikosa kugira ngo Sandra yisanye muri ubuzima bwo kujya Muri Sandra yagiye Buganda afunguwe arega. Baramukatiye. Kuri amafaranga ya Musgotifu avuye mageragere Sandra agarutse mu kibuga bamureba bakagoroka yahamagara Kejo de nimero compose yahamagara baramukatira abanyarwanda iyo wafunzwe babirangiye bahita bakuruka. Sandra yaje kwisanga muri Kigali nta muntu n'umushobora kumureba n'irihumye. Urimo kunyumva? Sandra yazize sheke itazigamiye. Sandra agarutse avuye muri gereza abanyarwanda. Slim Jesus. Ntabwo yabaye Miss Man, yabaye igisonga cya Miss ya SFB. Igisonga ntabwo yabaye Miss. Yamamaje no muri Miss Rwanda Kejo. Umukobwa wabaye Miss icyo gihe yitwaga bakitaga karakuba keza kirabura kabaga. Uretse gato ibi bintu bishyira mu iteko kumunkurikiranye mu bantu bakurikiranye iyi nkuru Kejo ndabizi ko abikurikiranye bro. Nageze ngiyewe naho ntabaza ubutabazi bwanjye bugera kwa Muhozi. Ubutabazi bwanjye kuri uyu mugore bwageze kwa Muhozi ategeka ko uyu mwana ataha. Rwandeya iduhereza indege y'ubuntu Teta Sandra arataha mu Rwanda. Ageze mu Rwanda aravuga ati mabere ya nyoko nigeze batumira kumvugira. Wizo ngiye amaze gusinda buri gihe aramucyurira ngo ntabwo uri mwiza ngo abana beza bahari. We warambeshye ngo uri Miss, ngo abaye Miss Rwanda, mperere nsanga ntabwo ugeze uba Miss. Reba ukuntu bisigaye bingana. Ahangaha rero ahangaha niho nshimangiye amagambo nahamagaye Gashumba. Abazi Gashumba muramuzi. Frank Gashumba namuhamagaye kuri telefone ndi kuri Twitter murabyibuka ejo bundi. Gashumba ni umuntu ujya muri presidence. Gashumba Frank Gashumba muri showbiz y'Ubugande. Uramugabo ni umuntu ufite izina ni se wa Sheila Gashumba na Kasamutwe. Ni nahanga rega sinaganda gusa we na Andrew Mwenda. Araza yarongoye muri umuntu amutambe ejo bundi kandi aramubyaye. Ibyabaye Gashumba namuhamagaye nahamagaye Gashumba ejo bundi ukuntu yambajije. Yarambajije Godfather hagati ya Wizo n'umugore we hari umwe wapfuye. Ndamubwira ngo oya. Arambwira ati nta nkuru irimo. Gutyo kuri kamera arambwira ati what we waiting for, ngiye ndasaba Imana ngo umwapfi. Kuko wiseka sinzi ni kuva aho ikibazo cy'umuryango cyamaze kugera. Aravuga ati
wenda aravuga ati tugize amahirwe nibwo yari yamugonze, aravuga ati tugize amahirwe yaba yamugonze wenda umwe agafunga bombi ntibapfe, ariko ikiriho bose bazapfa barabana bura abantu babarera kuko byamaze kurenga igaruriro. So the thing is kawiza kire nibwo uzabona ikizakurikira. Umwe aramubwira ati umwe yaba yapfuye, undi ati ntabwo yapfuye. Ndamubwira nti ntabwo bapfuye, umwe ari muri polisi. Ngiye muzi ko nohereje umuntu muri polisi nkazana muri la video, wowe nyina video isanda ari mu muryango. La video ni wayifatishije nohereje umuntu kuri polisi afata ifoto. Buna n'abagande bayivanye kuri platform twashizeho. So ibi bintu by'aba bantu ntabwo niba ari abantu batakigira impuhwe z'uyu muryango bro, ntabwo nge Sandra nkimufitiye impuhwe. I'm sorry. Ako so famille yagiye Uganda ijya kumusaba baramubaha arangije umugabo ngaje gufata iremba zambaye amakabutura yaje gufata iremba yambaye amakabutura cyaza amakabutura. Urumva yaje gufata iremba yambaye amakabutura. Jean Mbise na gufata fashyira irembo Godfa yaje kwirega no gufata irembo igihe cya peri kiranamusanze aza yambaye amakabutura mu rugo rwose. Papa Sandra Teta ntabwo ngize abiyereka yahise yigendera guma mu nzu. None se bakoze mariage? Oya ni irembo bafashe gusa. Irembo ryonyine wenda bakore n'irembo ni ukwirega n'ibiki kwirega no gufata irembo. Ubwo ubu hasigaye ka mariage yirega ko basambanye bagaterana inda bakabyara batazi. Ntabwo mariage y'aba bantu numwe nukubona mariage izabera kwirimba. Mariage izabera kurimbi, urumva? Mariage izabera kwirimbi, abantu bagiye urumva bavuga ko hariho ibirori bibiri gupfa no gukora mariage y'ubuzima busanzwe, bo bazakora ikirori rimwe. Ndi kubikubwira bro, jewe ibintu nabikurikirana Kejon maze kubereka video. Mfite andi video hano uze kumwanya guhe mbere urabona ko amaze kuyamfita ama video ya mbere y'iyi ntambara mwabonye. Ama video namaze kuyabona bari ahantu bari basohokeye. Ndabifite nuko intambara yatangiye na genzi na video zose ndazifite. Urumva nyuma y'izi video mana yake wabonye kuri imodoka bayigize Kejo. Imodoka bayashwanyaguje. Watweretse se imodoka bayigize kuri amukobwa gusa ngo ni wayimenye kandi wari kuvuga ko atari we wayimenye. Imodoka ni wizo wayimennye yamenyemo ikirahure cya mbere noneho Teta nibwo yarakahita asara nawe ahita kubera yarakiri mu businzi, ariko ni wizo watangiye ayimena. Yamenetse se ni yande niye mugore cyane ndi wizo aheruka kumugurira yaragiye no kwitwika baramufata. Yamuguriye imodoka bayishyiraho plaque yitwa Sandra Teta, yitwa Teta. Yaragiye kwitwika umukozi ahita amufata. Ntabwo bari kwimenagura bayimenaguye tayari. Mujye kuri website kwa Kigali tutotirwa muri amafoto bayishwanyaguje wowe nawe ufite amafoto nyabahe yashiriho hano birebe ese no twashyize mu ngumi zabo Kigali hits. Reka mbashirire himwe ntabwo mfite umwanya wo kujya kurondora ndunda amafoto abantu bahangana mwagiye muri kubunira. Nuvuga ngo ahangaha iyi video iyi foto nayibashiriramo urimo kumva nayibashiramo ni ko turanye kano karirimbo. Urabona riya yamenye imbere ikirahure cy'imbere Paraburize ni nuzenya ni wizo wagikubise yakubisemo niba ari imbago. Aza yakubura umuheto udashinga arabyina ntaranakira n'ibya mbere arimo ararwana. Teta no umugome uziko yakubise kuri kuguru Teta. Ese kira gicupa cyafashe he? Yakubise ikibido yabanje mukubita ikibido kuri kurwaye nibwo wizo yarize. Ese murajya gucana inyuma yanavunitse? Oya wizo yaribereye mu rugo ahubwo Teta we yaragiye mu kabari yasinze agaruka yasinze. Nteze uretse gato. So nukuvuga ngo uretse gato ndiwe ibi bintu bitangira ntabwo rega bitangiye none ahanani Kejo abantu bari kureba inkuru yabaye uyu munsi ariko ntabwo byatangiye none. Sinaberetse ejo bundi ntwitinga sinaje no nkabibabwira sinababwiye ariko inshuti ya Teta arambwira ati fada wanyimye amafoto uretse gato mari wanyimye amafoto akora mukobwa ntabwo yarabizi ko ari live.
hanyura gushanuka uje ukora uje uvuga ibikureba bitakureba byihorere debera agahanga kabi iyo ngiri bikureba ndi kubwira wowe uri kuvuga ngo ntabwo arabizi cyane we ceceka warazo ko nazo bikureba wiki listen to we start up with the way we do our stuff that is not your business mugomba kumenya akantu kose tugakonekite gaze dore bane aho ngiye kuryohere ndakubujije so the thing oya cyane kinyi ntabwo bikunda bamo gahunda ukuntu iteye what we need dukeneye kumenya akantu kukandi Nandu sa imbabazi uranse imbabazi ufite ya makoini washana na akora kuri gorwe na gacururuka so ukuntu ibintu bimeze ukuntu John wowe ari ama video wabonye hano hari umushuti wa Teta uyu nguyu niwe mu ex wa Teta ntabwo ari kunyitaba bamuzanye yabaki banange How are you the owner? muceceke dore John bimfasha zinshirireho ndimo gushaka ahangaha ni Teta wahimeneye we prabriza imbere ndashaka bibo burugu mesirara gena yekureba jebere yane bayita gute ariko no murengwe wa no ahangaha iyo tubwiye ko iyi relationship yarangiye ahanga nge nahamagaye Frank Gashumba arambwira Godfather umwe yaba yapfuye ndamubwira nti woya arambwira ati pfusha cheka thank you so much umuntu ukuri ndabo guys muje muri gare yanjye mumanze muyipfubure arangije arambwira ati the good news nuko umwe yapfa undagasigara ari bari abana bitari byose kwira rimwe hashikiraho kimwe bibiri uzurebe n'iki nyuma bakibaruye apana kibere gusa byose dore nukuvuga ngo bahanze sha jewe nkeneye relationship nk'iyi uvuze ngo imodoka nta kirore na kimwe ifite bro nukuvuga ngo aba bantu bamaze kugera ku yindi level byamaze kugera ku yindi level uziko kuri Twitter utwitiye akavuga ko se bo bite byawe washatse izindi nkuru duha Twitter barambiwe kuvuga kuri Teta Sandra ngo inkuru za Teta Sandra bashoferi nta na kamwe bahasanga bashoferi ndebera bro iyi ngiyi niyo bitarongotane urumva iyi niyo bitarongotane mutambare kababwiza ukuri ntabwo uzi ko Teta Sandra ubu adashobora kuba adafite wizo niwumva iyi video niwumva muri aya magambo hano aramwira gende wamwe urukumva unayigwamagara wizo unati Sandra gende wamwe umva no Teta Sandra nawe babwiye ngo jobundi Teta Sandra we arwana gikomando uziko sigaye kubita umudugudu ako hano basenze no ko mu minsi isengera ndiyo na Emi twabaga muri hotel ya Chameleone kandi twabanagamo n'ubundi naba ngaba aribo bamanaginga nyine hotel iyo nagiye Chameleone nyine unga kwa muri hotel yiwe none kuno bamiranye neza bameze neza batasinze ariko iyo basinze harakara ngo amukobye Sandra arakubita bro Sandra nabaga nukuvuga ngo hano Sandra we Kejo urabona ko Sandra yamaze kugera ku yindi level we adakeneye no gutaha Sandra uko yenda kose azakubita umuntu na Chameleone waza gukiza azabagonga azongeze muri amvune ya Chameleone yakize mama yake dore ikintu bita relationship umwuka byaramwe no umukobwa wawe kuntu ari kubeshya abantu ngo ntago ngo Sandra yagonze ngo wizo kandi video twe twarayiboneye nawe akabibura navuga ko yamugonze oya no inshuti ni inshuti na wizo ubwo muri video ari kubivuga ngo yangonze ukuguru ntiyakuvuje yarangonze ntiyavuza nundi ari kuzamba nawe igaragambye bari bamumereye nabi wizo Sandra tutameze nk'undi udashaka ko kari akaguru gakira ariko yongezamo Akwera muhushije yarazi kazahita kigura amakuru yangezeho ngo Sandra yatwaye agasekuru ko gusekuriramo isombe ariko twatagusubura muri isombe ngo Sandra mucunga ari ninjoro ngo yashaka kumusekura amapumbu yabati niba ngo Sandra tageta vuba ati ntabwo uzabigendera mu kagare nibo zabasha gutunga nk'umugabo muri
buriya Sandra we ntabwo afite gahunda ko uyu mugabo azongera kugenda ku maguru ko ahita amurangiza, so gahunda ni ukumumena amaguru ubundi akajya amutunga nk'ikimuga. mani mbabare ariko ngende umufana wa Teta rwose muri iki gihe. Oya reka mubwire iyi relationship y'ibyamamare noneho ati Sandra agende wa mu Rwanda ariko ibihano bigenda muri comment bari kumubaga wizo bavuga ati urirukana umunyarwanda ushinzwe iki kwirukana abantu mu gihugu. I know bari kumubaga umuntu arakubyaza abana arya si bane Sandra ni byabana njyamo ni batatu yarangiza akavuga ngo arabyibushye aze gutangira ubuzima i Kigali yamumugaje saho akaguma muri abo. none se kafite batatu no wa undi babanaga sa mfitemo hafi 8 umwe wa mbere wa mugore babanaga mbere mufitemo 8 umugore wabizi ukazarita afite abana 10 na bangahe 10 n'ubu. oya abona hari nabandi ubundi muri za 2015 yafite abana bajya muri 32 shaka inkuru urazibona mu bantu ngo bashoboye uriya muryango wa Teta abantu bose bamukurira ingofero buretse gato. wizo umugabo wa Teta bashakanye afite abandi bana bongo 15 bajya muri 30 nese ubundi kejo ko mwamugiraga ubundi wafata umwanzuro wo kwiyahura ku muntu ufite abana 40 ukambwira ngo azi ibyajemo yaje abizi ikigaragara cyo agomba kumumugaza cyangwa umwe muri abana b'i Kigali bakunda hiti yaravuga ati radio na wizo bagezweho hano ngomba kuhajya nkarya ku mafaranga nta yari kurya inkoni wese araboroheye ubundi Teta ni kakiziritse ku muhoro kazashize kakawuciye cyangwa ukagaca. oya njyewe nkimara kuvugana na Ntuza nahise mbona ko uburyo bagane bafatamo iyi relationship urimo kumva uzi ko inkuru z'Ubugande zishya bro ntabwo izi nkuru zo zikunda gutwika bamaze kubarambirwa. Bajya kuri post postinga noneho urebe comment ziriho zose nta muntu erekeje ku bintu yabazaga ahubwo byose biri kwivugira kuri Sandra Teta ati Teta arakwisha ahubwo no komeza ariko kavuge it's her time uri kugera here amukubita wirukanka n'imbwa cyane ukayimara ubwobereka reka mumene umutwe. nongeye ntabwo bashaka kuvuga ibintu ndi gushaka inkuru ariko yanyaye. icyo nzi cyo no muri famille ya Teta bifuza ko umwe muri bo yacaho batitaye ngo harimo n'uwacu. Ibi ni bivuga gutya mwe ntabwo muzi uburemere bwacu niko bimeze guhaga. reka nze mpamagare uretse gatogiye murabizi kandi nkaba ndashaka umuntu mpamagara hano mu Bugande uyu mujana manza aboneke kwereke murumirwa muri ruko Kejo uyu muti uko uyu muti mwego muri kubibona gutya Kejo ne urukumva ndaje ndaguha video urumva byamaze kuba ibindi Ntuza hari video nose Chameleone afite bangahe ejo ni hari umu DJ kazi wina bari bagiye kwibambarika ngwiki bagiye kumura hafi cyumweru kwa Chameleone nabiri abisi ariko reka mbabwe hari abakobwa batagira n'isesemi ku izina ry'Imana njye mushaka amakuru cyo koza pe isesemi batazi no guhurwa gira bintu babikunda mwiki nubwo bafite miliyari z'amafaranga ariko ibyo ngibyo kuvuga ni ibiki cyata nano cyacha wizo ukuntu gisasha mana gase umuntu akajya kugipfira ngo ivuye amafaranga agomba kurya igiti. uyu muginga wizo bamudishya bamuziza Trisam ndakubwiye wewe ibe muri la famille ariko noneho buriya Sandra hari ikintu atazi ubwo uzi ubuti bibi byose biba nyina reka ndaje reka mpamagare mugiye kumva audio murakuka umutima urimo kumva ariko wibuka indirimbo wizo yabaririmbiye radio yabaririmbiye bagikorana yitwa Ngenda Amaso suyibuka nabo Ruganda bawukana nesonga betomera natandiko kwekozesa niba none ngiswe
nyine ukuntu abavandimwe nabo ubwabo bahora mu matiku mu mirwano atangiye gushaka kwikorera uduhiti twe wenyine agatangira kumuhiga nk'isazi. Uyu niwe muryango ariko kumaze bakoresha n'amarozi. Noneho reba parafite Buriya murebye ibyo nyina wa Chameleone yakoreye umuntu bita Clever J, mwene se wa Chameleone, kitakanye mu muryango n'ikirangwa n'icyasigaye kibumbira amatafari n'amahiti yakoze yose. Yari afite hit niwe watangiye nyine yazize kuririmba nka Chameleone. Chameleone yiganye Clever J niwe wagize izina mbere ya Chameleone. Rero umusaza atavuga ati imbwa tugomba kuyitaba. Nyina wa Chameleone aramufata aramuroga umutima asiga mu matafari mu cyaro. Ariko ntago babi bahuje nyina. Yari kundi mugore. Oya mwene se. Ni bifamiye biraho. No mwene se ariko ntago ise wa Chameleone na se wa Clever J barakurikirana. Ariko noneho bishobora kuba aricyo yego. Ariko Clever J akaba yarabaga kwa Chameleone nyine ariho yakuriye nk'umwana mpaka akuze ageze n'umuziki. Yagiyeyo akora za ndirimbo zafanya kazi za kiziya zahitinze zose. Yagiye afite umwaka umwe. Nta nubwo bari bazi nta bantu bose ntago bari bazi ko atari umwana wabo. Ngo fanya kazi. Ariko ibintu na Chameleone yamukoreye bro. Yaramuruza rero umva abavandimwe ubwabo batumvikana. Reba na mukuru wabo Reguriya usigaye uba hanze nawe ntibigize bakura bumvikana. Uravuga nde? Mukuru wabo wa Chameleone Paraso ubwabo yiyunze na Chameleone nta n'imyaka 3 irashira biyunze cyajya kiva muri Amerika nibwo yatangiye gusa nk'uyunga nabwo kuzarebe ntago bari kumwe nawe. Wabonye ko wizo kuva yarwara Paraso nigize namusura mu bitaro na hehe no mu rugo. Paraso byaramunaniye ibintu byo kuba azisubirira i Burayi. Rero bose basa ubateretse aha sinamenya ngo uyu ni wizuye ni rero Paraso avuga ko ari wose uzakumva muri iyo famille nayo bwaye dakundana. Bisa nk'intobo. Ariko icyitwa wizo kigasa nabi kigakabya. Wizo Paraso ko yarabaye muri Amerika cyane we afitemo agasura k'abanyamerika. Ubona nyine nawe yamaze kwangirika agiye muri South Africa gukora video wararwana baramufunga. Nta muziki bari bamuhitanye. Ko baranutse barwana bate? Neza barwana babyibushye. Barwana bafite imbaraga. Ariko se reba umuvandimwe we umuntu yaje ngo bamutumye ngo naze ngo ngamuroge wagahita afate sansa akamutwika ntubyibuka. Karamaji niwe ari Karamaji si yapfiriye mu rugo rwa Chameleone amutwitse nta nubwo zakurikiranwa n'icyo cyaha. Kandi yaramutwitse impaka cyane ubwo abantu bari dangerous yafashe umukozi we ukumva umwana wa Major bro w'igisirikare aramutwika arapfa mu kigo baramutwikira mu rutwa aramutwika na essence ku manywa y'ihangu. Ko ari ibyicanye ahubwo biri mu maraso yabo. Rero tete ibintu bari gukina nabyo ntago abizi. Chameleone ahubwo nabo banzara ndabaroze kuba bataranamwica ahubwo ni amahirwe. Chameleone yagiye muri Tanzania arongora umugore wa General. Sibwo bamusunika akikubita hasi kuri etage hejuru yarimba abayuda. Ariko se ndababwiye ngo baramusunitse ntabwo bamusunitse baratere bajugunya hasi mwana avunika ukuguru. Ntabwo baje asubira muri Uganda atarakira nibwo yahise baririmbira abayuda. Ariko wowe utagira hejuru abana b'abakomanda oya ziraga ubwenzi buretse gato abana bamusanze muri hoteli urumva bafite nyundo urukumva tugomba mpore niko kuri ntabwo ngende kubabeshya kejo ni bira bintu byo kuvuga ngo yararose cyaraje kirabeshya ngo yaratubwiye ngo yikubise ngo nyine baramusunitse aragwa kuri etage ngo ararota ngo yarare muri etage ngo ararota ari kugenda ngo none ko abantu barota bagenda umuntu agaguruka mu nzu akagenda ngo yarahagurutse ngo ararota ngo ari kurota ngo aragenda ngo arahanuka sha. Ariko niyo mshe muri bayudi ibintu baririmba umva nyine ko yagambaniwe n'inshuti yiwe tu uko byagenze. Yarongoye umugore wa General yaramukunze yagiye kuri ibibuga inani Tanzania aramurongora yamurongoreye muri Kenya ageze Tanzania aramurongora tena musanga kuri hoteli. General yohereza amakuru avuga ko n'igitaramo cyo kujya yamurongoreye muri Kenya. General w'umutanzania arabimenya ahita atumizaho Chameleone afata amafaranga ashyira mu byamamare. Chameleone bamutumiza kuza kuririmba muri Tanzania igitaramo kirategurwa. Hoteli General yarashaka gukora revenge bamukubise aba basigaye n'abagome
Bara Tanzania ora tuno umutwe tutu anko ututubumba muri two hasi kuwo oya no kugurura bura kwa Chameleone kwarashwanyaguritse ariko zugende uriya mugabo yaragiye aradufata n'inyundo na marto urukumva baradukubita baratujajagura turameneka Yesu urukumva baratumenagura barangije bafata Kasiya bamuse ntabwo yigeze hanuka kejo ntabwo yahanutse we rero atubwira ko yahurudutse kuri etage kuriya generali yamumenye utubomba muri badukubise marto badukubise uzi umuntu wagoye amakuru neza ni DJ Lota tako rero story yose Chameleone yayibwiye kwa Lota ndi kubyiyumvira n'amatwi yaje Yes, sometime kuburanira agenda yanjye bijya binanira n'umugore wa generali ko tarabuza amafaranga ejiga muri ije none si byo mujyamo mubijyamo ko amafaranga cyangwa mubijyamo arongora amafaranga isa gutya noneho ambasha arega Chameleone abaye gutya kubera kuri akuguru isura se n'ukuguru bihuriye ya pe Chameleone kera kuguru no gusa nayo misura bihuriye Chameleone aho yavunikiye kino kuguru urukumva kuno kuguru kurya Chameleone agasara nuzi kajya arwara sakena no gupfa bakajya kumuvuza hanze wumve gatuma adasa nk'ingege reka Chameleone kera agasorekeza kwarwanaga n'iki Chameleone ubu kugira ngo abeho urwo kunyumva kugira ngo Chameleone yanyuze mu burirwe bukabije ku buryo kugira ngo abashe guhumeka ruko kuba ku biyobyabwenge Chameleone ububabare bwe no kuvuga ngo abaganga ibintu byari bibiri kwari ukumuca akaguru urumva barabaza baturaguramo utugufwa twa karakaboro Chameleone ziko yaguze inkweto y'ibihumbi n'ibihumbi bingahe ya nkweto yaciye ibintu ya Nike igweta yeze gucubina nakigura ndende zamuye iya nkweto yaciye ibintu yayiguze miliyoni 500 z'amashiringi miliyoni 500 urumva ni hafi ibihumbi 250 by'amadolari iriya nk'uko yari inkweto yari nk'imashini ni akamashini kakamufasha kugira ngo karakaguru kareke kumurya cyane kumbi ni inkweto ni rekomandasiyo y'abaganga rero mubwiye ngo nzakubabaza abasirikare bari abahanga nawe rero mu kwihorera ahita afata umuji aramutwika muswa esanse arashumika yajya gutwika uwamukubise family mayanja Chameleone ubu kumubwira kujya Tanzania kuva kijyanye ntabwo Chameleone arongera gukandagira Tanzania rero si uvuze family mayanja sibo barashe bebe kuri ukuguru igihe bamurasa ngo bafitanye beef family mayanja ni bivume bro ni bivume kandi noneho nyina baragiye kurasa bebe kuri ngo bamwice bagashiduka bamurashe mu kuguru ngo musaza nakira ngo iriya mvune ngo azayihererana sawa reka mbabwire ikintu kimwe uriya mugabo namara gukira azica teta kandi nawe ntabwo azatuma akira teta nawe azakomeza asobyamo mpaka kari akaguru gacitse ariko teta yamaze kumushobora numvise ukuntu kiboroga nasetse buri ikintu yakora keretse mukuru wamujyanye muri Amerika akamuvuza akaba ariho yibera akagaruka yarakize naho bakiri kumwe hariya sha ntazigera akira ariko Sandra ntazamuha mu biryo muretse gatoya numve Hello? Hey Sandra. How are you? How are you? I'm okay, how are you? Good. Ntabwo unzi nitwa Godfather. Amakuru yawe? Ni meza. Ufite akanya tuvugane? Nari nyiriho busy, maybe you can call me later. Okay, no problem. Nimugaruke. Sandra arahuze.
oya ariho tumya gucika iyo umuryoshya aryoshya ari kuvuga Oya. ntabwo ari bugaruke Abizi ko atari it's okay Sandra none reka nkubwire bro ngiye icyo reka nkubwire Kejo urumva ntabwo ngiye nshobora gukora ntabwo nshobora gufata first of all ko byagenda kose Sandra ni victime w'ibi bintu byose sibyo kandi no muvandimwe wacu shareka nkubwiza ukuri ntabwo ngiye nashaka kuryohereza mu nkuru ya Sandra ngiye no kumuvugisha ntabwo namuvugisha ndi live deje arakuzerega bazaranze ntabwo namuvugisha uko niko kuri Mutamba ntabwo mu bantu navugisha ndi live ari Sandra rimwe uyu mudamu yabaye victime igihe kirekire bro it's her time to shine nakubita imboga Let her shine. namudiye kuko reka abantu batazi Sandra ari mu bakobwa b'abanyarwandakazi b'abashabitsi babayeho ibi ba Muyango bivune wa mbere rwose Sandra niwe muntu wa hostinze ukorera amafaranga uyu mukobwa yigeze gukorera amafaranga Sandra uyu mukobwa n'umukobwa umuntu wapfuye iri no shanwa ryitwa Miss Rwanda ni wari garuye nyuma ya jenoside na Keko ni wari garuye uyu nguyu yakundanye na Prince Kid mu bigo by'amashuri uyu ni yakundanaga na Prince Kid muri SFB yakundanye na Prince Kid urumva ngo bari bageze no mu gihe cyo kuba bakora ubukwe maze ngo bafite kandi mbizi urumva so ntabwo thank you Kobi ntabwo ndababwiza ukuri Sandra ngende mu bantu bashobora gufata inkuru ngo nshake kuyiryoshamo Kejo uyu mwana mbere ibintu byose kandi babwiza ukuri niwe wazanye ibyo gutegura ibitaramo mu tubari ukazana abahanzi bano ngo byo kwambara yewe ndababwira ukuri Sandra ni umwe mu byamamare abanyarwanda mwahaye umugongo cyangwa uku kuburinga abantu Sandra byamugizeho ingaruka kubera abanyarwanda Sandra uyu mureba Sandra yagize ikosa kugira ngo Sandra yisanye muri ubuzima bwo kujya i Bugande muri Sandra yagiye i Bugande afunguwe arega baramukatiye kuri ya mafaranga ya Nkusi Godfrey avuye mageragere Sandra agarutse mu kibuga bamureba bakagoroka yahamagara Kejo de nimero compose yahamagara baramukatira abanyarwanda iyo wafunzwe babirangiye bahita bakuruka Sandra yaje kwisanga muri Kigali nta muntu n'umwe ushobora kumureba n'irihumye urimo kunyumva Sandra yazize sheke itazigamiye urimo kunyumva niyo mpamvu miliyoni 5 yumvaga yari yahawe mu kirori yari yazanye Bekuru Nazari Sandra agarutse avuye muri gereza abanyarwanda bamuzungiriza umutwe Sandra yisanga ameze nka mayibo mu mujyi wa Kigali aravuga ati ntabwo ngiye kwandavurira aho nabereye umugabo sha urumva Kaderick karamukatira uko muri TV bari bagikundana active murabyibuka bro umwana aravuga ati ngiye gusubira muri Kigali ngaha mburira ya context Sandra afati ya mbere aravuga ati kabemba yebwe n'ubundi navukiye Bugande kanisubirire niba nange Sandra ageze Uganda Wizo atariko buriya nakwatsa ibi byose byabaye kuri ntuza ibintu byabaye kuri Sandra abantu muri showbiz babigizemo uruhare kugira ngo uyu mwana yisanye muri ubu buzima arimo tugira defe yo kutarekonesa ibyo abantu binjiye muri abantu bimbo myidagaduro bakora iyo baza kuba barasupportinze uyu mwana ntabwo Sandra aba yarahuye n'ibingi yahuye nabyo ntabwo Sandra aba yarahuye n'ibingi yahuye nabyo ngewe nta munsi n'umwe ngiye nzigera Sandra yari umukozi Kejo ni Sandra yari umukozi wowe urabizi yego ariko se tuvuge wowe ubona akwiye kumariya cyangwa akwiye gutaha nk'uko bari kubimusaba ataha he agaruka iwabo Kabeza ariko iyo muvuga gutyo gutaha arataha hehe iwabo Kabeza iwabo Kabeza se kuko yagarutse ejo bundi reka nkubaze ikintu kimwe hanyuma bariya abana be muzabatunga abazane ntago mama we yananiwe kubatunda nyirakuru na sekuru barifashije niwe bazabarera ibya Sandra reka nkubwize ukuri ngiye nzahora indi nyuma ya Sandra akeneye support y'abantu bo muri iyi showbiz muri ntabwo dushaka ko umukobwa wacu apfira Uganda natahe agira ate natahe ntabwo dushaka apfira Uganda niyo yataha azasiga akoze agashya
cyazagakorera mu ndege zayitwikira mu kirere n'ubundi sashaka kuvugwa se azavugirwe rimwe. Ziriya ni ingaruka mwanze gushyigikira umukobwa akiva muri gereza sha none mugiye kumwicishiriza. Basande icyo gihe ko bari mu bayobozi bafite amafaranga kutabigiyemo barafite amasidio nkanga yarabahamagaraga ngo mumuta abantu mushaka tumuzamura hano ni mugire mubinyereke mu cyari muri comment turebe cyangwa kandi nazamuka ngaha banza umuha ka message usoma ntarayimuha. Okay urumva ntarayimuha ngaha ariko twumva mubwire ko tutari kumutwika ahubwo dushaka kumushyigikira n'ikintu icyo nifuza no kumuha ijambo rimwe natahe ariko muramucyura mumukura ku mugabo nawe uramucyurira iki ntabwo dushaka kapfa wasanga atari nawe uzapfa zica umuntu kejo gupfa aho azapfa cyangwa se mugani bakica umuntu ntabwo tukishaka oya nta muntu azica ahubwo ndi mugiye gupfa rero umwe muri bo nasubire mu gihugu cye n'undi agume mu cye bajya bavugana kuri telefone umwe nakumbura abana ajya bamwoherereza bagenda bamusure batahe. kejo ikintu cyari cyanteye ubwoba na n'ubu ngiye bifite ukuntu uriya mujyama bamugonze ukuguru akabigira ibintu bitari ibya danje nta na comment yashyizeho none baramusubiriye none se urumva yarabyibagiwe ntabwo wumva ko avuga ngo umukazi yakomera ngo none ntabwo yarangonze yanga no umugore ngo yarangonze nyamvuza none se none yarabyibagiwe urashaka kunyita uyu mutipa hazakira nako nta n'ubukira koroherwa Teta ntabwo azatuma rero yoroherwa. ntazabikunda ariko Teta nawe yagasomye we muretse muri Sabi wa Sabi wait and see this is my blessings. Sandra ndamuzanye. Thank you Sandra nazi. ariko kejo wumvise ukuntu nakimenya kimukunda kiba kimubwira ngo it's okay cyazo kiramukunda barakunda nerega aguzi kuva muri toxic relationship ukuntu bigora nubwo munavuga nta n'uburozi buba burimo mani we hari ibindi bintu mwabyaranye abana babiri mwaratangiye mukundana warasanze afite abana wowe waragiye uri utarabyara ukuntu kiba kimubwira ngo itsoke ariko wagira ngo kiba cyangwa y'urwagwa nta nubwo ari so nukuvuga ngo ngewe nkuko mubyumvishe reka nzavemo ahuguke gato ngewe Sandra itishoboka muri tukimukorere bro and we can do it kandi twabikora ngewe nubwo ngiye John ngewe ndacyafite positivity kuri uyu mukobwa ko dushobora kumukorera ibitangaza nk'abanyarwanda naze tumuhe ikerera gikigara baruhuka nani Tichese thank you my love Sabe yako se ni Sandra cyangwa uri kuvuga ko ashaka ko umugabo yicara akavuga mutunga urumva guzitike ndababwiye ngewe ikintu kiri aha ngaha ngewe reka nzamanza aboneke gato reka nzamanza ze reka nzagiye kumuhamagara uyu ngewe icyo nzi nuko dushobora gukora ibitangaza kejo tukabikora nka community y'abanyarwanda uratekereza ibintu Godifah kumutegera Rwanda yakitahira ntabyo kumutegera Rwanda ntabwo bihagije ngewe ndashaka ko ngiye Sandra nanyemerera thank you Sandra nanyemerera ngewe twakora GoFundMe kandi ntabwo yabura amafaranga menshi cyane Sandra yabona ndagapfa ndashaka kugira ngo ngiye ndashaka kumusaba Sandra tumukurire GoFundMe yo kumukodesheje inzu $100 yo gukora iki namara yo gutangira ubuzima bro reka ze nkubwire Sandra wowe ntukabe ariko se iki gihamba gihora muri negativity gusa bro oya none se yababwiye ko atamushaka ko se wite byawe iki gihamba man ikujwari ikintu bro sometimes muri conversation utagomba guchallenginga okay ariko yabyemeye ntacyo hari conversation utagomba guchallenginga man mu bintu byose ushaka kuba contraire ahambira niba yabyemeye se ari ribe turakubwiye ngo naramuka byemeye ibintu kuko ibingi uri kwivugisha gutya urimo kumva ntabwo uzi toxic relationship ikintu ikora zose zirangira kimwe none se igihe amaze Kigali zirangira gute bro galeri yanjye abana batangiye kuyigeramo urabona ko manigane zimaze kuvamo n'udutima mudukoreho manigane n'akaroza n'utundi mudukuremo ndava kuri iyi live maze guhamagara Sandra kandi Sandra araza kutuganiriza mwitegura aratuganiriza nta mwe ngo reka uguke gato nongere muhamagare bamwita Gogo Sande
ibyo ntakoze ibya mbere twabikoze Sandra adahari, ibi ngibi nuko Sandra ari buze ku turi buze natwemerera tugafatana agatoki. We gonna support her. Sandra ndakubwiza ukuri twaramufashiriza na hariya mu Bugande kandi akahaba neza cyane, rero atarafata ntabwo byakunda. Biragoye. Ndahari nanjye ntabwo bigoye. Akimenya ko yabonye ayo mafaranga yahita amugira inshuti. ubushize nuko yahakuwe na ambasade. Ambasade ntabwo wibuka ko nazanye amacadi. Njyewe na ambasade hamagawe nare sinjye wayizanye. None ko yasubiyeyo. Ntabwo nazanye nkafata amacadi akajya muri ambasade, abantu muri ambasade bakamuzana. Ibi ngibi ndabyumva ngureka negativity. Uriya akunda umugabo we ntamwamukura. Ntacyo bitwaye. Ariko twamushakira nini? Undi? Abonye amafaranga twamushakira n'undi se. Sandra n'umukobwa mwiza rega buriya nuko nukuvuga ngo ntabwo yinshakira mu ruho. Ni mwiza pe, abije ahubwo ntabwo ari mwiza cyane, ntabwo ari ordinaire. Ariko mwamukura ku musitari w'umuhanzi. Ahubwo umusitari ushaka kumwica yo kanyagwa. Njye nibaza ko reka mbwire Sandra. None umva guwariraga arinde. None se kwari kumubwira ngo Wizo it's okay. Nyine bari kumutera ubwoba, Wizo yagize ubwoba ari kumubwira ati humura nta kintu gutwara. Kandi ari kwita afata icupa. Oye. Kejo. Ara none yuvuga ngo Sandra we urukumva abameze nka mudahusho ararunga aracunga ngo tiku yarangiza akavuga ati sheri it's okay. Ubundi Sandra ebare niwe wanje kabisa. Reka zikubite zirangegera. Oya yumvise kisakuza cyane. Arakibwira ati humura simpwica ndagenda nkwica buhoro buhoro. Ahubwo no kumubwira ati humura ndakuvuna amaguru ntabwo nkwica uyu munsi nzagenda nkwica buhoro buhoro. Shasa aho uri hose wumve ko yagiye gushyigikiye rwose. Ushyigikira Sandra. Ikibazo muramushyigikira kandi niba muzana mu ikarito muzavuga ngo mwari ngo ntimwamuburiye. Yanze kuza ku maguru yombi. Byatuma atayivuye byatuma batazamwica. N'ubundi ni hahandi. Ahubwo juri nkamwe mw'ababyeyi mwakwiye kwishyira hamwe mukamukorera ubuvugizi akagaruka agataha iwabo akareba. Twakoze uko ubuvugizi bamukoreye. Niko Kejo. Yo, kwari kumubwira ngo it's okay mu biki. Nina ari kumubwira ngo asubire iwabo, bagakomeza kuvuga ngo okay it's okay. Sawa. She made you speak in tongue. I love my gender. Aya. Abakazi mwanamke ewa kitura bastani. Ndabona tutazatuma abagande badutinya. Bimwe bivugishwa bakunda abanyarwanda. Bazabona biruka. Ukuntu abivuze ati nimuze mu nkizi y'umunyarwanda. Igisasa arabisobanuye ngo Wiza arimo kumubwira ngo nawe ngo najye iwabo. Sandra ati it's okay. Sibyo nakubwiraga se. Nikandebe izindi komite zanyoheye. Reka nkubwize ukuri ngiye ngo dufate ibintu byo no gushaka mbivuyemo. N'ubundi ntabwo warugira inzitwazo n'ubundi wari warabiretse. Ntabwo wari urimo tubabona. Ubundi ntabwo iyo gahunda wari ifite. Oya nari nyifite useriye sheri nubwo urahanga ndi kukubona hasi. Reka tube tubiretse. Uzi ko ngo nta relationship ziryoha nk'iriya. Iyo bagize akanya ko kutarwana. ngo kubita umugore sha. Sheri tube tubiretse twigire muri partnership. Ibya relationship bandi ko n'umuryango twaro umunyarwanda. Ngo ni muze mu nkizi umunyarwanda. No nta na kimwe tumugure. Yeah, got it for that. It's a fair game now. It's a ladies stand. Voilà. Yeah, for sure, for real. Ubundi ibintu bya relationship uraze ko nta bantu nzi ku inshuti zanjye zose zirirwa sesurana. Ubwo byaranze nyine. Nta n'umugongo nawe mfite wo kurongo. Ufite inshuti zidashobotse. Sinjye wigira n'umugongo utashoboye. Itu ubundi ibyo relationship ni iki? Umuntu ngaho urara amajoro uri kumurongora narangiza kuvuna amaguru. Kwanza mbivuyemo. Papa. Ejo. Tubireke. Ubonye ka Keri yani wagatamago. Ntabwo no she's not my type.
Ariko twega nisaba kuri wowe. uyu nguyu we oya buretse avuze nde ngo ndamubona ngo ntabwo you're not my type. mbabarira wimpuze n'ibibazo byo kwa wizo Nteko guhuza okay mwemuretse gato ngiye umwanya yamaye ntabwo uragera. Ndamuhama ngewe narababwiye ntabwo ngiye nzabwira ngo baravuga ngo ngewe iyo nyir'ubwite adashobora kwibonekera gukora iyo nkuru birangora. Umubizi inkuru itarimo nyir'ubwite ngiye kuyivuga biramvuna. Ngiye mureka nze nyir'ubwite tumwibarize exactly. araje akubwire ko urugo rwe rutubashyirwa kuri social media siko basubiza harya mu Buganda inzu ikodeshwa nziza ikodeshwa amafaranga angahe? Nka miliyoni Kampala. Nziza yo gukodesha muri Kampala. Inzu yo kubamo nziza y'umuntu w'umusitari w'umusirimu Ni nka miliyoni 5. Yajya muri 500 by'amanyarwanda. Muri 500 ntabwo ubibona bro. 500 gusa. Cyangwa mu etage. Kampala amazu yaho bro, amazu ahantu zabugwa amazu arahenda Buganda. Muri quartier nziza nyine umusitari yawe. Ntabwo Uganda ibyo ngibyo bibaho. miliyoni 8 dore ngo bari kugusubiza. Miliyoni 8 nayo ni make. Miliyoni 8 ubwo n'amanyarwanda ngahe? Ni nka miliyoni 3. Nyine nako. Ubwo noneho muri Kigali ihenze cyane ubwo nangahe kugira ngo twumve. No Kampala mwebwe miliyoni mu Rwanda hari n'izigera kuri 12 by'amadolari. Ndiko kuvuga abantu mu etage ariko ngira ngo ngende kuvuga izisanzwe. ibaze kwishyura inzu y'ibihumbi 12 ukabura n'ibitotsi ugakwishyurwamo inkoni mwana. Buretse gato nubwo muri kuvuga ama apartment ngira ngo cyangwa se nyine kwa kunuza ugasanga etage yaruzuye ukaza wapi Uganda amazu buriya Uganda ifite uduce duhenze my friend. Mwe mubona Uganda kuriye Uganda irahenze. None ko nagira ngo dushakire Sandra nk'amezi 6 abaruhutse. Ndakubujije. Yaruhukira Uganda se? Iyi nkaba numva bihenze. Yajya hamagara umugabo ati ngwino nkutemo gatega. Akunda Uganda, akunda Kampala. Rega ntacyo uzise Kejo niyo batandukana bakajya bahura bafite ibahuje. Bajya kurya akantu bagahita basinda akababwira ukuntu babwira ko niba ari ikintu cya mbere tudafite community ifashanya. Sandra ejo bundi ageze mu Rwanda yari yatangiye kongera gukora. Yari afite akazi. Yari yatangiwe na Zinda bakoze agati y'umukabo. Aribo bakoze igenda gute. Akigenda nibwo nuzahise Miyango yahise abadukana ahitazamo. Baravuze ati we Sandra agenda ajyana na Prince Kid yaragiye kanswe gahanda. Ako kanya ejo bundi tabariza Sandra akagera mu Rwanda yatangiye kongera gukora abanyarwanda banga kumuhereza. Kandi yari yakoze ari afite amasoko yose yo gustinga nyine we na Zinda. Yarakoraga za gisiment yarazikoraga yarazizenguruka yarameze neza. Ariko umuganda yakumbuye ariko shana kakubwiza ukuri. Ntabwo nsobanukirwa twisanze aha hantu ariko nyir'ubwite mu kanya natubwira impamvu uko ibintu bimeze. Sandra tugomba kumushyira kuri YouTube akajya yirirwa avuga ibiganiro no gufungurira channel. Mwamureba icyumweru kimwe cya kabiri mukamuboroka. Akashaka kujya yigisha abantu ibijyanye n'urushako. Wabireba bareba icya mbere icya kabiri. None hari ibyo ngibyo nta wabireba. Since akunda akabari mwamukora business y'akabari. Niyo mwamushakira azinywereye se amafaranga yago arabonamo kabyaramwe. Umushakira akazi muri Bahusi ya Goma. Ibahusi harya ni Habahusi ni yanzu bashadibu barimo yitwa ngo iki Tejo. Bahouse. Bahouse y'Igoma. Suzi ko ari mwe Nyamirambo nyine iba n'Igoma. Nyine babashyize Bombi neza batamuriza. Ariko Shadia ngo yayitwitse muri no weekend ishize. Yahatwitse noneho ngo ibi nangiye kuvuga twari guhita twongera tugashwana n'umukobwa wanjye. Oya ntimushwane. Kejo. Ndabiretse. Nubwo twabimenye we ntubivuge bitakuvaho. Shadibu ni ntabwo yabakubita hari undi se mwumvishe yakubise akubita ibisa wenda n'indaya nkeya zishaka kumutwarira umugabo ngo yakubise umubawonsa ejo bundi yakubise umubawonsa bamujyana mu bitaro. Wow. Indese. Wow. Ariko Kejo usigaye utinya Shadibu koko ndeme. Kandi urebe kandi Sande nawe urashaka amatiko tureke ibya Shadibu n'Igoma no bibaza ko nta makuru mfiteho Sande. Muheze ku munwa rega Kejo niragiye kurivuga. Iki se oya nanjye avuga ko Shadibu yari hostinze nyine Bahouse. None se ntuza bari bajyanye. Keza Tracy. Ndavuze
ndi kuvuga ko bahawuzi hahiye show habaye heza. John sha ntabwo show busy zakuvamo musaza. yamuvamo John uzi ibintu abitse Umva n'igitabo. abitse ibintu hari mu nziga bibika he. Uzi ko John nuko agirwa aramutse avuze. Bro ni mwese ntimwajya mubonaho mukwirwa. Yarengana. Ese John bintu uzabirekura ryari ugiye gupfa. Yarengana. Keretse ari nko mu bitaro azajya bibwira baje avuga kumusura. kugira ngo Kejo nakunda gafite. Kejo koramana Ariko John agiramo n'akantu ka discipline Godfather. Discipline mbonye aho ngaho yarakize umusu. Biriya byari byamucitse agira discipline. ntabwo ndimo muri ibyo bintu. Naranduye Ntakironde kuvuga. Kejo naranduye. ari guhuza abantu. Wa munyazi nari nkuvuze kuri kamera. Kasuku kubera umaze imisuzana kasuku ngaha. Yewe. Nari ihene nziza banzirikana na za ruhaya. Ariko se Nawe ubaye ruhaya. mwakoze muri iyo garari mo kapamwe. Mwakoze muri iyo garari mu kampfubura. Bari nkayo yose. Ubu nze kuri baro nta Galaxy kanyuzeho. None se ubu ngubu sinagira nkajya kuzana nkabanza nkivugishiriza umukobwa wanjye. Murabyumva gute Kejo? Ntago ndakumvisha wari wagiye. Ndetse nabanza nkivugishiriza umukobwa wanjye tukumva icyo gukora. Muvugisha twumve rero uko twashobora. Sereka mbabaza ikintu kimwe ko ari n'ubuye wayibu najya kubaza umugore ubu ndahamagara umugore maze iby'urugo rwe bindeba hwiki. Ndamubwira nti ngaho mbwira ibyabaye. Niyo mpamvu ugomba kumuzana hano iby'ibanga kubijyana mu ibanga abafite ikintu ukeneye. Kwa rugo turi najya ubu ngiye guhamagara kabera mu Karubanda. Ubu ni Gacaca kubera hano. ariko abantu bara uretse gato ubu ndahenesheje ngiye guhamagara umugore w'abari n'ibyabereye mu rugo rwe muramuwe ndi nyina. Uri ariko umunyarwanda uri musaza we. Baba muroga dushyira isoni. cyakora Sandra ari ahantu koko. Uretse gato ubundi iby'urugo rwa Sandra bitureba ko umugani we. Ubu singiye gushyanuka. Kwa nuko mutabariza kugira ngo atazavamo ijisho nkuko yavuyemo iryinyo. Uretse gato ubu ngubu ngiye kurwana n'iki. Antutse ubu yaba ahubwo wanze umuhamagare mu gikarata gutuka twumva tukababara. Oya kandi oya ntabwo ntarabizo gatandukana namuhanye nageze yabinzanaho. Kandi turaya amajoro tumugora. Uri se wabo. Ubu ngubu ndahera ndamubwira nti Sandra baraye byagenze biki byo mu rugo rwawe. Ndamubaza nti Sandra we n'umugabo wawe ndamubaza ngo iki. Angura uti ko ndi Kampala se duhurire he tumwe rimwe. Oya ubwo harantu yishaki ikiganiro hano buri guhera gake. Ubu ngubu singiye gukora singiye gushyanuka. Okay. Mureke nzamure Sandra urukumva account yabaze kuyimpa ngiye kumuzamura noneho ndamubaza ngiye ndatungurana rero yamaze kuhagera. Reka nzamure Sandra. Kumva niyo gutamba ari kuri kamera nicyo kintu kirenze.